twongeye kubasuhuza abakunzi ba The Vibes Triple Rwanda. Tugiye gutangira inkuru yitwa Amaraso si amazi. Duherukana Auntie Jackie abwira papa Agape ko Agape na Junior batagomba kubana. Auntie yatangiye kurira cyane, atangira kubwira papa Agape uburyo Agape na Junior bavukana. Papa Agape yanze kubyemera, arisararanga cyane. Reka simyumva, ushatse kuvuga iki? Junior ni umuhungu wanjye kandi urabizi neza ko ari wowe twabyaranye. None ntibishoboka. Junior ni wa musaza wawe. Ni umusaza wawe. Ntasoni. Ntabwo ari umwana wanjye. Tazanabyitiranya ahubwo akuzi ko mwiga nabi niko mada. Ubonye bakira Honore none uzanye na Junior n'ungo ntasoni. Cyagiye umbwira ko twite. Urabyibuka neza nabwiye ngenda yikuremo. Ibyo bindi urimo kumbwira ntabwo n'icyumba kitumvikana. Icyo njye nkusaba ni uko ugomba guhagarika umubano wa Agape na Junior. Ibyo ntibishoboka rero. Urabyumva neza. Ariko wansobanurira ute tubona Junior umwana wa musaza wawe ahindutse uwawe ate? Ariko si n'igitandumva. Papa Agape yakomeje gutongana cyane na Auntie Jackie. Auntie Jackie agakomeza atsimbaraye avuga ko Junior ari umuhungu we, ariko Papa Agape agakomeza bihakana kuko yari azi neza ko Junior ari umuhungu wa nyiri kampani Faustin. Papa Agape yasohotse yihuta amanuka kuri esikariye, ubona ko yataye ubwenge, yibaza uburyo ari bubuze Agape na Junior kubana, kandi yari yarabujije Agape na Honore kubana avuga ko ari abavandimwe. Yibazaho ibyo ngibyo noneho byo aho yabihera. Kubera ibitekerezo byinshi, akigera hanze Honore yaje agiye guparika imodoka yari arimo muri parikingi, abagonze papa atamubonye. Bahise bihuta bajyana Papa Agape kwa muganga. Honore ahita ahamagara mama we. Halo mama. Twagize impanuka. Ati igira vuba muze yakoze impanuka, igira vuba. Auntie Jackie nawe yihutiye kujya kwa muganga kuko amakuru nayo yamugezeho ubwo yari agisohoka muri kampani. Bose bateraniye kwa muganga. Muri ako kanya mama Honore nawe abaraje. Auntie na mama Honore bahuje amaso, bombi bahita bikanga. Papa Agape impanuka yari agize ntabwo yari ikomeye cyane. Bahise bamutahana mu rugo, ahamagara Agape. Papa, twumvishije ibyakubayeho. Yuko umukobwa wanjye ariko ntabwo byari ibintu bikaze cyane. Ufite uko byagenze, ibintu n'imisohoka ngeze muri parikingi. Honore azatambonye noneho accident iraba. Ndabigenze gutyo, ariko ntabwo byari ibintu bikomeye cyane, ahubwo umwana wanjye hari ikintu nifuzaga kukubwira. Teza amatwi. Yego papa, nkuteze yombi n'ukuri. Sasa mariage yawe na Junior ntikibaye. Ngo urabyumva? Kwa Junior imyiteguro yari igeze kure, bataramenya ibyabaye. Junior yari ari kumwe na mama we, bishimye cyane, bari guseka, bari gutunganya ibintu byose kuko haburaga iminsi mike ngo mariage ibe. Junior muhungu wanjye, ngaho ngwino hano. Nizere noneho ko wishimye, urabona ko ibintu byagiye mu buryo. Mama kabisa, singira uburote iminsi ihise. Ntabwo ndi kumwe na Agape, ndacyabitekerezaho neza cyane ukuntu bizaba bimeze, bizaba birenze. Mira aho bigeze noneho kabisa, ubu ndizere ko nta kintu na kimwe kizitambika umubano wanjye na Agape kuko. Muri ako kanya Junior akivuga ayo magambo, Papa Agape yahise amuhamagara amubwira ko amushaka cyane. Rero twaba tubasaba ko mwadukora subscribe kugira ngo dukomeze gusangira izi nyigisho zikubiye muri iyi nkuru.